Ijambo ndi busome ni hano muri Yohana igice cya 7. The word that I'm going to read is in John chapter 2. Umurongo ni uwa 37. John chapter 7, 37 kugeza ku murongo wa 39. 2:39. Ni ijambo twasomye ejo muri serire. It is the word that we have shared in our home cell. Ubushize niko twatanze umwanya tugenda twumva. Last time I have given time to listen how you have shared and the lesson you have got muri texte twabahaye to the scripture that we have given you kuwa mbere wundi last Monday. Ariko uyu wa mbere ni somo twize muri za serire zacu. But on Monday, this is the verse we have showed in our home cell. Ejo turimo dupartaja. Yesterday when we were sharing, numvise ari byiza ko ariyo dusengeramo uyu munsi. I felt it is very good that we pray through this scripture. Twagize umwanya wo kubisengeramo muri serire wacu. We have had enough time to pray in our home cell. Numva mwuka wera aringaruyemo. But today during the day, the Holy Spirit brought to me as a request that we all need to pray into. Gusa muri serire wanyu mwebwe ntituzi ico mwashingiye cyangwa ico mwuka wera yashimangiye cyane. I don't know how the Holy Spirit has read you in your home cell. Ariko Yesu ku murongo wa 37 aravuga ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta yindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aza ahondi anywe, ufite inyota wese aze ahondi anywe. 38 unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye kuko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo mwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza. 40 bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Na rimwe abandi ati uyu niwe Kristo, ariko abandi ati mbese Kristo yaturuka i Galilaya. 42 ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi aturuka i Betelehemu, ikirorero Dawidi yarimo. Nuko abantu baramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata ariko ntihagira umukozaho urutoki. Usomye texte cyangwa iyi mirongo, when you read these verses, harimo byinshi umwuka wera yasobanura. There is a lot that Holy Spirit can explain. Ariko ndagira ngo dusengere muri iyi mirongo nk'ibiri ibanza. I want us to pray through these two verses. Nusoma umurongo wa 37 urabona ko Yesu yerekanye ikibazo gihari. You see, Jesus showed what was the problem. Ikibazo gihari ni ikibazo cy'inyota. The problem was the thirsty. Ariko nanone wagera ku murongo wa 38, but on verse 38, Yesu amaze kwerekana ikibazo, when Jesus showed the problem, yerekana n'igisubizo. He even showed the answer. Tuvuge ngo amen. Let's say amen. Kongere cyane amen. Amen. Ikibazo yerekanye, the problem that have showed cy'inyota zihoraho muri isi was the thirsty. Ariko nanone umwami Yesu yerekana ko nubwo izo nyota zihari hari igisubizo. But the Lord Jesus showed even though people they are thirsty, but there is answer. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abafite inyota mwese mwe nimuze munsange munywe. That's why he said, if anyone thirsty, let him come to me and drink. Aravuga ngo rero abazansanga bakanizera
He who believes in me, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba the flows liver of living water. mwamwankurikiye muvuge ngo amen. Did you follow me and say amen? Ndashaka kubabaza. I want to ask you. Tutarinze guhumiriza cyane. For us not closing our eyes. Ntiwagira imbabazi. Can you have mercy? Yiciye nyota, izi nyota zihazikora muri iyi si. What the thirsty has been doing to this world. Noneho nturebe kure, banza wihereho. Don't look far, just start with you. Urebe uko wari umeze utarakira Yesu. Look how you were before you received Jesus. Urebe inyota wagira. And look the kind of thirst you used to have. Byatumye ntekereza kugira ngo dusenge neza. It made me think. Iri jambo Yesu yaganiriye n'umugore w'umusamariya. The word that Jesus shared with the Samaritan woman. Igice cya 4 umurongo wa 13. Chapter 4 verse 23. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Aho uri ku murongo wa 13 yarimo amubwira aya mazi umugore w'umusamariya yarimo yaje kuvoma. Aramubwira ngo umuntu wese unywa aya mazi uhayibona nakubwiye ngo umpereza ugatangira kunungunika, uyanywaho wese azakomeza kugira inyota. Yashaka kwereka ko inyota z'isi zihari ntabwo zamarwa n'amasoko y'isi. Cannot be removed by the source of the word. No. Uko uzagenda uyanyweraho niko uzakomeza kugira inyota. The more you need it, the more you feel thirsty. Niyo mpamvu yavuze ngo abazanywa kuri aya mariba yose mubona y'isi. We drink on this source of water and this world, where you fetch water, bazakomeza bagira inyota. They will continue to be thirsty. Ariko ageze ku murongo wa 14. But on 14, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Whoever will drink on this water will never be thirsty again. Nimwumve amazi ya Yesu kundi atandukanye n'amazi y'isi. Listen to the water of Jesus. It is not the same as the water of the world. Turimo tumeditira ijambo. While meditating this word in a home cell, Mwuka yaduhishuriye ibintu bimwe na bimwe. The Holy Spirit has revealed to us some, and I have really understood it. Ndashaka kubabaza. And I want to ask you. Impamvu Imana yabwiye umugore w'umusamariya. The reason why Jesus told the Samaritan woman akanywa, she would always fetch water and drink, ariko aje gusanga hari izindi nyota but she found that there is other kind of thirsty that cannot be removed from this water. Noneho umugore w'umusamariya yumvise aramubwira ati hari amazi azamara inyota iteka ryose mwana. And when the Samaritan heard that there is a water for forever, wayampaye, can you give me that water? Undi ati banza ugende uzanire umugabo wawe. Go and bring your husband. And she replied, I don't have a husband. Jesus wants to know which kind of thirst she had. And you know, you have told me the truth. You had 5 men. And the 6th one that you have today is not yours. He wanted to show to him that Samaritan woman was full of thirsty. I want to ask you, the kind of thirsty of fornication that is in this world, is it because men don't have their wife? Is it because wives don't have their husband? Why are they satisfied or how they got married? You think the fornication is in the people who are not married? Why that kind of thirsty that you have, go looking for other people? I want to ask you,
aba bantu bafite inyota zo gusahura n'ubukene. These people who have a thirst of stealing, is it because they are poor? Is it because they are poor? Kuki batahaza? Why aren't they satisfied? Iyo umuntu agira etage ya mbere akagira iyakabi akagira amamodoka atatu y'ubwoko mu muhanda, different houses and cars, ariko bamubitse ikigega. But when you give them money, they steal it. Kuko adahaga. Is it because they are not satisfied? Iby'isi tibiza bimara inyota ya kamere. The thing of the world cannot take away the natural thirsty. Ariko hari kiza kirangiza izi nyota zo. But there is what take away all the thirsty. Ukore liste ndende ya za nyota zihari, all the risks of the thirsty that is in this world. All the thirsty, and do a list. Haba naho uzagerageza kunywa ibimeze gute, uko bizagenda byuzura niho uzakomeza kugira inyota. The more you drink, the more you continue to feel thirsty. Kuzageza umunsi uzemera kunywera until you will decide to drink on the soul of Jesus. The people that have believed that they have shut down all the thirsty, the one who drink on the source of Holy Spirit, all the thirsty goes away. You have a confidence of not committing adultery because they have drink from the source. Look at your testimony. Look at the time you used to wake up in the middle of the night. The way you used to date. Why today do you control yourself? Aren't you really afraid of those you have left behind? Jesus showed the problem and the answer to the one. It is not because you have many, it is Jesus entering in your life. You could stand firm and say, these have been defeated me, but today I have defeated it. Because it is because you have drink to the flow of it will not only take away the thirsty, but it will bring a change in your life. Do you all agree on me today? Me, I believe that a young man who has drunk in those souls guide his life until the day Jesus has prepared. I don't know which kind of discipline or training that you need, but the thirst will kill you. The youth who are here, tell your neighbor, Jesus has given the solution of taking away that thirst. We're going to pray that God in heaven has given medicine. The kind of thirst that is in this world, brethren. But I want to ask you, how could someone wake up in the morning, they feel like they want to be with another husband, a girl or a woman wake up and they feel like they want to be with another woman? You understand how the fountain of these words has been destroyed. But let me tell you, each and everyone has drinking a fountain of water spring, the water spring of God, all the thirsty goes away. The one who have the answer of the world today, it is only Jesus. Do you all agree with me? Say amen. Do you all agree with me and say amen? If you have a burden, we are going to tell God in heaven. Whoever believes in me, the water will flow in them. Let us say to Jesus and say,
all those kind of thirsty, there's no one who have an answer. ni wowe gusa. It is only you. Kandi kugira ngo usenge, and for you to pray, ugomba kugira umutwaro. you need to have a burden. Babwire bene data. Let me tell you, brethren, Kubu Kagame bicaranye na madame wa hariya. Kagame is sitting with his wife. Bakoze ubukwe ejo bundi. They have got married recently. Wa musi ku cyumweru nakira madame we. On Sunday, when I will come, his Yari wife, hariya haya afite baby. they had a baby there. Nutagira umutwaro Kagame na madame. Uriya bari abantu hayo uzarira muri iyi si. Imeze iti. If you don't have the burden as the same as Kagame, what about those kind of children who have been born in this world? Ko turavyarira he. Uzikona mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Do you not see in the morning or in the evening? Umuhungu wawe yinjiranye ijipo. Akenyeje jipe. Ngo yahindutse umukobwa. Your child comes in a home wearing a shirt. Bazabivuga mugaseka. I'm saying it and you laugh and you're not scared. Ugasanga tuba tuvuga tusa n'aba bitwikiriye. Nimba hari ikintu itorero rigomba guhagurukira kibaho. If there is something that the church needs to stand on is ijipo umwana w'umuhungu. Can you imagine seeing a young man wearing a shirt? Uzaryame se, uzasinzire se. Can you really sleep? Uzashingire se. Is your son going to get married? N'undi muhungu byageze. Tumubona ko ari isi yashize bekomeye. Bamara tusenga tukama tugaseka. Tugomba guhindura ibintu kandi ico tugomba guhindura. Abafite igisubizo ni itorero kandi mu nzira y'amasengesho. Iriya myuka mibi tugomba kuyifunga mu izina rya Yesu. We need to close that spirit in the name of Jesus. Ntabwo ari politike, ntabwo ari na siyanse, ntabwo ari n'ibindi, ntabwo ari n'arume cyo warwanya imyuka ngo yirase ntibishoboka. You cannot fight the spirit. Kuko itaravaya mu mutwe umuntu akapuca yahindutse kandi akumva ni kwararikiragiza izindi nyota ariko ikiza kigira gute gifata ibyo byose. But what all those things, it is the battle of the Holy Spirit. Hari abantu bise bavuga ngo amen. Amen. Ariko abadateye ubwoba ni umusore wakijijwe, ni umuhungu wakijijwe, ni umugabo wakijijwe, ni umudame wakijijwe. Ziriya nyota ntizamuhangaho kuko hari amazi ya Holy Spirit yanyoye. Kizatuma umutima wawe utekana ku bana bawe. Suko wabigishije cyane. Nuko banyoye amazi ya Holy Spirit. It is because they have drink the water of the Holy Spirit. Izo nyota ntizabafata. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray to God. Ariko sizo gusa. Ubu ngubu ingo nyinshi zisambu zisenyutse kubera infidelity. All many houses that have been divorced because of not being faithful. Abadame bagabo iki mururumburi mu bantu ziriya ninyota zise. They are all greedy because abazirokoka nabanyoye iki abanyoye kuri Holy Spirit. But those who are saved are those the one who have drink on the water of the Holy Spirit. Last time a servant of God preached, he said that there is no random person who can cheat on his wife because random women, they are beautiful. Do you know what he was trying to say? Saying that people used to say that that's so if you have a beautiful wife, why do you have thirsty for other women? The one who could be helped is the one who have received Jesus.
kandi nimba hari ikintu kibi kibaho mu muryango, and one of the bad thing in the family ni infidelite, kuko abadayimoni bose baremwe bavaho, all the demons bazabinjira mu rugo bakinguriwe gusa nico caha enters to the home because of that. Tugatekereza ko bakora urugo rwiza n'umunsi n'umwe warakinguye iryo rembo, kuko abadayimoni ubabahaye icicaro ngo babemo, home because you have opened the door to the devil. Uzukikorera hanze, you go and Dubai, Hong Kong, hehe, Dubai and other countries, kikagutanga mu rugo iwawe, and the devil will come home before you. Uzareba uzururuka gutya wamusanga deja abadayimoni bahava ngo good morning, bonjour, bonsoir, you are welcome, waiting for you and they greet you. None sezo ngaruka nubwo tuzizi kuko tutanesheje tiwonesha kubwawe nywa kuri holy defeat that demon unless you got the help from the Holy Spirit. Tugiye kuririmba, we are going to sing nitumara dusenga, and then we pray. muvuge ngo amen. Inyota zasaze, there are so many thirsty these days. Abajene barushe badutera ubwoba, the youth really make us worried. Test amezi atatu mu present agakora yindi asigaje icumweru kimwe, ubuzimire sayi nitwa dufanyine kugira gucyo gusagura ngo turebe, ariko nk'umuntu uri fiancé wawe mwakundanye utegereje tarikizi uzukora biri yuha ushaka. The youth represent them from the first week, second week, and then let after with their fiancé. Can you believe that kind of trust that have started? Can you imagine how atarakwizeye mukiri fiancé akabona uko wari umeze n'umururumba wagiraga nimara gushaka nazakwizera wazindutse. If your fiancé sees how great you are, how is he going to believe you? Bamara ngoye umugore akwizera ate? How could you wari warasaze kandi akubwira ati wakwizera gute mada? How could he believe you? Nimuzamubwira ko bokwizerana. How? Kurya yakubonaga mukira abakobwa mutarasezerana wasaze azayama aguhorana mu mutwe niyo wazidutse wagira akamabona umugabo w'umusazi wirukanse gusukurya gaza telefone n'umujuje abatayimona. Muvuga ngo Imana idufashe. Tugomba gusengera urubyiruko rwacu. Satani aza yamatega imitego bagitangira kubaka akamayindika bombe izaturika, ariko uzarebe umukobwa wifashe agashimiriza kugeza hari n'umuhungu cyakizere mwagendanye mugendana musangira utanyeganye kiza kisetinga muri akavuga ngo burya yari seriye niko azahora ari seriye. Kunibura kubakira kuri bombe mwayikuye. You have removed that bomb. Izi nyota zimaze abantu zo. This kind of thirsty is really killing people. Nimuze turirimbe. Come, let's sing. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Hallelujah. Hallelujah. Turi kumwe? Komuna mwandebye gutyo ndashaka kubabaza. Amen. Yes. Umuntu uzuhembwa ijana ntiyiba, wowe uhimbwa miliyoni 2 akaba umara ikigega cya leta. None urumva ari ubukene. Urumva ari ubukene. You still. Gute? How? Mwarimu uhembwa nimba ari ijana haza jya ruswa. A teacher who gets paid 100. Ni umutima kandi cyo ni iki hari cyagezemo. Hari vide yujujwe n'amazi ava ku Mana. Iyo wanyoye ku mwuka we ushobora kugenda ngo icyo bambisa cyose nzakigarura kurya kimeze, kandi uko nagenda kose niyo natinda nagaruka nzagaruka uko nagiye. Kubera iki? Naranyoye nta nyota zingenga. Mwari mwabona umuntu iyo yagize inyota aza yirukanka akamara imisozi ashaka amazi. Ega hari imbaraga zidukontorora tudashoboye, n'inyota ziturimo zigomba guceceka mu izina rya Yesu.
We need to shut down all the thirst. Timukaze mukondana abantu ahubwo tugomba gusenga Imana ikavana mwinyota uko nawe niko wari umeze utarangwa kunyota kwisoko ya Yesu niko wari umeze urabakondana even you before you drink on that source you were the same like them. Tugende duhaguruke twese ubu twatangiye gusenga duhaguruke muhaguruke mwese tugiye kujya mu masengesho. Zina rya Yesu riraruhura iryo zina rimara inyota iryo zina. Ndasaba aba intercesseur bafate za mikoro tugiye gusenga twese. Turakamya inyota zose z'isi, duhamagarira abantu kunywera kw'iriba umwami Yesu atanga. Abagore b'Abasamariya ni benshi muri iyi si, abameze nk'aba mugore w'Umusamariya ni benshi cyane muri iyi si. Baragwiriye mu rubyiruko, baragwiriye mu bapapa, baragwiriye mu bamama. Abameze nk'aba mugore w'Umusamariya ni benshi, inyota nishi. Yesu aramubwira ngo nunywa kuri aya mazi nzaguha nta nyota uzongera kugira habe n'umunsi n'umwe. Mana yo mu ijuru turagushimiye. Haleluya, haleluya. Baba baba shekeya. Ayaya la baba. La baba shekeya. La baba baba shekeya. Zina. Ayaya la baba shekeya. Zina. Mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Baba ayala baba engea inyota zose niwe uzumara inyota zose ma inyota zose engea la boshenime engea la baba shengea engea la boshenemeria la baba shengea ayala bonde baba ayala boshemeria. Mana turagukeneye ya baba inyota z'isi. Umuririmbyi aravuga ngo najaga ku mariba y'isi yose
maze kunywa yose agakama, maze nayabura nkiheba. None ni Yesu mpaza wenyine, nta narindi zina nemera. Ayi data wa twese, nta rindi zina, nta handi, nta yindi soko, nta yindi soko twanyweraho yamara inyota zose z'iyi si. Nta yindi soko yamara inyota z'iyi si, nta yindi soko yamara inyota z'iyi si. Yesu. Ayiya baba, ayiya baba, ayala baba shekeya, herera baba shenere ayala bo sheke. Yesu. Nta wundi wamara izi nyota zose, inyota ziri mu bantu b'iki gihe, inyota ziri muri isi ya none, inyota umururumba utangaje, abantu badahaga, abantu batanyurwa, abantu ayiya baba duheze kunywera ku isoko yawe. Uraba ngo yemwe abafite inyota nimuze munsange, yemwe abahagira, yemwe abafite inyota. Wahamagaye isi yose, wahamagaye isi yose, ari abagabo, ari abagore, ari abahungu, ari abakobwa, ari abanyamerika, ari abanyafurika, ari abanyaburaya, ari abanyaziya, ari abanyaustraliya, abatuye isi yose, miliyari zose zituye isi. Urazibwira ngo yemwe abafite inyota nimuze. Urahamagara isi, urahamagara abanyarwanda, urahamagara abakongomani, urahamagara abarundi, urahamagara abanyakenya, urahamagara abagande, urahamagara abanyafurika, uraduhamagara twese. Isi yuzuye inyota, inyota zimaze abantu, inyota zidukoresha n'ibitakorwa, inyota zikoresha abantu amahano, inyota z'isi, inyota z'isi. Ariko waraje kugira ngo izo nyota zikame, waraje kugira ngo izo nyota uzikamishe zikame mu izina rya Yesu. Zana abantu, urava ngo uzanyizera, amazi y'ubugingo azatemba, 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 azatemba. Mana we, hereza abatarakumenya, babature muri buriya bubata, babature muri buriya bubata, babature muri buriya bubata, babature muri buriya bubata mu izina rya Yesu. Inyota z'ubutinganyi, umwana azabyuka mu gitondo akumva ngo yagize inyota, yararikiye igitsina giciwe sexe ye mu izina rya Yesu, cyangwa y'abandi bafitanye isano. Iyo nyota mbi, iyo nyota turayisenye y'abadayimoni mu izina rya Yesu y'ubutinganyi. Umukobwa akifuza undi mukobwa, iyo nyota yose turazisenye mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'abadayimoni turazisenye mu izina rya Yesu. Itorero dufite imbaraga zo gusenya inyota z'abadayimoni zameze mu bantu, umururumba wuzuye abantu ntibahage, bakaza bagenda bagera aho bagenda bumva ko basahura, bakafata n'ibitari ibyabo, bakicara ku bigega by'imfubyi, bakicara ku bigega by'abakene, bakicara ku bigega by'igihugu, iterambere ry'igihugu rikicwa n'ubwibyi. Izo nyota turazicecekesheje mu izina rya Yesu. Izo nyota turazicecekesheje. Iyo nyota izituma umwana w'umuhungu atihangana ngo agere igihe cyo gushaka, igihe cyo gusezerana, iyo nyota ikamukoresha ibidakwiye mu izina rya Yesu. Izo nyota zose turazicecekesheje, izo nyota zose turazicecekesheje. Izo nyota zituma umuntu atakwihangana ngo agere ku munsi w'isezerano, izo nyota zikame. Igisubizo ni kimwe, ni ukukwizera, ni ukukwizera, ni ukukwizera. Parababashekeya, ni ukukwizera. Abana bacu ubarinde izo nyota, reka banywere ku isoko y'umwuka wera, imigezi y'umwuka wera itembe mu nda zabo. Abana bacu b'abahungu, abana bacu b'abakobwa, Mana we, turakwereka abana bacu, turakwereka urubyiruko rwa none, turakwereka urubyiruko rwa none. Reka imigezi y'umwuka wera itembe, imigezi y'umwuka wera itembe, imigezi y'umwuka wera itembe. Mana we, kangura itorero rifite igisubizo, ryoye kurebera
itorero ntirirebere, itorero ririnde kurebera. Duhaguruke nk'abantu bafite igisubizo. Ayo masoko yose akame y'isi, reka mwuka wera, amasoko y'umwuka wera adudubize, amasoko y'umwuka wera atembe, amasoko y'umwuka wera atembe. Lobo pangayala bo shekea hariyala bo ereyala hawaya kaya hariyala bo shekea heriyala bo shekea mokori ala fonime ayiyala baba. Ndagira ngo ukomeze usenge. Ushobora kuba usengera abandi, ariko nawe inyota ari nyinshi mu buzima bwawe. Usengera n'ubuzima bwawe, ntuwishe Imana. Imana irabizi, irakuzi. Niba hari inyota zikiri muri wowe, uzisengere, maze umwuka wera unywere ku masoko y'umwuka wera, kugira ngo izo nyota zikame. Ayi data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turagushimiye mwana. Ayi data we, era baba era baba shakaya pange ala bo shakaya ala baba shakaya ya mashene mwuka wera we, turakwereka imiryango, turakwereka za couple, turakwereka za couples zisengwe n'inyota zitandukanye, za couple nishi zisengwe n'inyota zitandukanye. Mwuka wera, baba imigezi y'umwuka wera nitembe, imigezi y'umwuka wera nitembe, imigezi y'umwuka wera nitembe. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, mwuka wera, genda mwuka wera. Imigezi y'umwuka wera nitembe, imigezi y'umwuka wera nitembe kubakwizeye, nitembe kubakwizeye, nitembe munda, nitembe mu buzima bw'abakwizeye. Abatarakwizera nabo ubahereze kukwizera, kugira ngo ayo masoko aremeke, izo soko ziremeke mu buzima bwawe. Mana we ayi data we, uri igitangaza. Mwami Yesu we, niwe ufite igisubizo cy'isi ya none, niwe ufite igisubizo cy'isi ya none, niwe ufite igisubizo cy'isi ya none, niwe ufite igisubizo cy'isi ya none. Ni wewe ufite igisubizo cy'isi ya none, ni wewe ufite igisubizo cy'isi ya none, ni wewe ufite igisubizo cy'isi ya none. Mana we, abatarakumenya ubishurire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Aya baba sheke Yesu. Ala baba aya baba sheke Yesu. Ala baba ala basheke shemea ayalaba pange alaba baba sheke mwizina rya Yesu turavuma ayo masoko mabi ahakomoka, turahavuma mwizina rya Yesu. Turakamya ayo masoko, turakamya ayo masoko, ayo masoko yose
izina rya Yesu. Ari mu bantu abatera kunyuranya n'ubushake bwawe n'ijambo ryawe. Yesu mwami, Yesu mwami, ayi data wa twese uri mu ijoro. Yesu mwami, aya baba bashakaya kora ibikomeye mwami. Ayi arabashake. Yesu mwami, ayi Yesu mwami, Yesu mwami, Yesu mwami. Turagutakira, turagutakira Yesu mwami, turagutakira Yesu, turagutakira, turagutakira Yesu, ukawera manuka, ukawera manuka, winukize, winukize Yesu ayi baba abafite inyota ni benshi, abafite inyota ni benshi, abafite inyota ni benshi, ariko n'igisubizo kirahari gikwiriye bose, gikwiriye bose. Tabarisi ya none mana we, tabarisi ya none mana we, tabarisi ya none mana we, tabarisi ya none, tabarisi ya none, tabarisi isi ya none, tabarisi ya none mana we, tabarisi ya none mana, tabarisi ya none, tabarisi ya none mana. Ayi tabara, 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 tabara. Isi ya none, isi ya none mana we, niwe ufite igisubizo, niwe ufite igisubizo, ufite igisubizo. We wakemuye ibibazo by'abakwizera, wakemuye ibyo bibazo n'izo nyota zose. N'ubu mwami we uracyafite igisubizo kuri bariya bose. Imiryango isenywe n'ubusambanyi, imiryango isenywe n'ubusambanyi, ayi izo nyota kaya 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 turazirinduye mu izina rya Yesu. Ukawera, ukawera, kandi kukurarika umugora wa Imana. Wino mu mutima yacu wagira ubuturo, wino mu mitima yacu wagira ubuturo Kristo, wino mu mitima yacu wagira isoko yawe Imana. Izina rya Yesu Kristo, nami tukwegura imitima yacu, wejesha amaso imitima yacu Imana, wejesha amaso imitima yacu Imana, fungura amaso yacu turebe Imana, fungura amata yacu, fungura amata yacu twumve Imana. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, wino uhembura imitima yacu Imana, wino uhembura ubugingo bwacu yacu, ntukabone urongera utembe mu buzima bwacu, ntukabone utembe mu bugingo bwacu, n'izina rya Yesu Kristo, mazi meza atemba mu mwuka wera, utembeshe amazi mu rusengero, mwuka wera uve mu bukenyerero, mwuka wera dusendereza tutabasha kuyobora, dusendereza tutabasha kuyobora mwami Imana, dusendereza umwuka wera, mwami twuzuze umwuka wera, mwami twuzuze umwuka wera, mwuka wera utuyobore, mwuka wera utuyobore, utuyobore inzira y'agakiza, uyobore urubyiruko mwami Imana, uyobore mwami itorero ryawe, mwami turakwihaye mu tuyobore, mwami turakwihaye mu tuyobore,
Yesu mukawera mukawera gisubizo cya none ngwino dutegeke mwami Yesu utumara inyota wowe gisubizo cy'isi ya none utumara inyota mwami Imana ayi data we mwami Imana usoko y'umwuka no mukawera tuyobora ngwino mukawera dutegeke mwami turagushimye kubw'ubuntu bwawe mwami turagushimye kubw'urukundo rwawe dukunda mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo turashima amaraso yawe akomeye ku musaraba niyatweza mwami Imana amaraso yawe niyatwejeje amaraso yawe niyatweza mwami Imana tweze nk'urubura mukawera tweze nk'urubura mukawera tweze nk'urubura mwami Imana mwami tweze Imana tweze Imana tweze mukawera tweze kugira ngo tugutunganire mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ongera utunyagizeho amazi meza ongera gucucumuraho amazi meza mukawera ducucumuraho amazi meza mwami tunyagizeho amazi mukawera tunyagizeho mukawera mwami ducucumuraho mukawera ducucumura mwuka wera mwami twambika imbaraga zawe mwami twambika imbaraga zawe imbaraga zawe zitumanukire ubwiza bwawe bwongere tumanukire mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo wowe byiringiro byacu mwami Imana wowe duhanze amaso nta wundi guhanga amaso atari wowe Kristo nta wundi dutegereje atari wowe mwami Imana mwami Imana yacu wino winoweza imitima yacu mwami Imana winoweza imitima yacu winoweza ubugingo bwacu mwameza ubugingo bwacu mwuka wera turagushimiye mwuka wera turagushimiye mwuka wera turagushimiye turagushimiye kubw'imbabazi zawe mwami turagushimiye ko ngiye kutumara inyota mwami Imana turagushimiye ko ngiye kutumara inyota mwuka wera turagushimiye ko ngiye kutumara inyota mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo 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 panga panderebe araba awiya baba shekera turagushimiye Yesu turagushimiye mwuka wera turagushimiye 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 kongera gutumara baba shekera inyota y'umugoroba mwami Imana baba shenderebe mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwami ongera utembeshe umwuka wera ku bugingo bwacu mwami ongera utembeshe umwuka wera ku bugingo bwacu mwami ongera utembeshe baba shekera Yesu ongera gukomereza amaboko mwami Imana dushobozwa nawe duha imbaraga dushobozwa nawe duha imbaraga Kristo dushobozwa nawe duha imbaraga mwami Imana ongera ugere kugira umutima wari muri Kristo ongera ugere kugira umutima uca bugufi mwami Imana ongera ugere kugira umutima uziruka cyane baba shea Kenge alabo Kenge alaba shea uduha umutima uca bugufi uduha umutima wihariye mwami Imana uduha umutima utinya icyaha mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo urakoze papa Kenge yari arafo wera wa Israheli mwami turagushimira baba shekea erega ni wa Alfa na Omega niwe tangiriro shenemeria turavuma ariya masoko yose turayakamya mu izina rya Yesu turayakamya mu izina rya Yesu amasoko agifite ubuzima mu bakwizeye bose ayi data we banganya nabo shekera abatarakumenya nabo turasaba kugira ngo bakwizere babone uburenganzira bwo kunywera kuri ariya masoko akamya inyota zose z'iyisi. Mana we turaguhamagaye data we turaguhamagaye daya tere yaba turaguhamagaye mwami we tabarisi ya none tabarisi ya none muze kunywa ku mazi meza y'ubugingo mwami baba shandarabu ongera uduha amazi y'ubugingo endereya hanga ya labo shekea amazi y'ubugingo mwami sika iby'amaboko
kubwawe mwuka wera mwami ikora imirimo yawe turagushima Imana wongera guhembura mwami Imana uhembura imitima yacu uhembura imitima yacu hembura itorero ryawe hembura itorero ryawe mwuka wera hembura imitima yacu hembura imitima yacu hembura mwami Imana hembura ubugingo bwacu hembura ubugingo bwacu hembura ubugingo bwacu Yesu hembura ubugingo bwacu Kristo hembura ubugingo mwami hembura urubyiruko mwami Imana hembura abagabo mwami hembura abagore hembura itorero ryawe mwami Imana hembura mwami Imana hembura umurimo wawe muri twe mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo wongera twuzuze umwuka wera wongera twuzuze umwuka wera mwuka wera wongera utumanukire mwuka wera wongera utumanukire. Ndashaka ko twese twegerana mugaruke hano kugira ngo mbabwire uko tusenga. Mugaruke hano twegerane tugiye gusenga. Twese dufite intego imwe. Hari uburyo numva nshaka ko dusenga tuza gusoza. There is a way I feel like we should pray before we muvuge ngo haleluya haleluya mwongere cyane haleluya. Nagira ngo uyu mwanya dusenge muri ubu buryo. I want us this time to pray in this way. Yesu aravuga ngo Jesus said, yemwe abafite inyota mwese nimuze musange inyota zirashira. Come to me and the thirsty will go away. Ageze kuri uriya murongo ukurikira aravuga ngo unyizera wese amasoko azadudubiza azatemba ava mu nda yiwe. Buriya umuntu utarizera Yesu nta mahirwe afite kuko ntiwamubwira ngo anywere ku isoko adafite. Agomba kubanza kwizera Yesu. Niyo mpamvu Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariya aramubwira ngo aya mazi nzaguha azahinduka isoko ariko nuzaba wanizeye. Abenshi turabarenganya nuko ntibafite ikimara inyota mu buzima bwabo. Kuko ayo masoko Yesu yavugaga ariyo ihinduka isoko nyuma ikahinduka imigezi ariyo Holy Spirit ihindura ubuzima ntabwo biragera mu buzima bwawe. Nta bundi buryo rero bakemura ikibazo kuko umuti turabageramo. Iyo ni kategori ya mbere tugiye gusenga kugira ngo umwuka wera uzukonvenke uzuhindura. Dusengere bariya bose bumva iryo jwi rya Yesu ribahamagara ngo inyota nimuze mu. Iryo jwi riravuga hirya no hino. Hari abagabo barikeneye, hari abadame barikeneye, hari abahungu n'abakobwa barikeneye iryo jwi kuryumva no kuryakira. Nibarangiza kwizera Yesu iyo migezi izatemba mu nda yawe. Bazaba bakiriye igisubizo gikemura ikibazo bafite. Tugiye gusengera abadakijijwe bose. Kategori ya kabiri. In the second category, turaja gusengera abakijijwe. We want to pray for those who are bakiriye Yesu ariko mwuka wera akaba ikiri isoko nto yidudubiza itarahinduka imigezi isaba ubuzima. Niyo mpamvu kibona abizera bakirangwa n'inyota. That is why you may see so many people who have faith but they still thirsty. Zicana inyuma ugasanga zabaye intandaro y'amadivorce. Hari abakristo badafite ubuhamya kandi barakijijwe. Igisubizo kiracafite agasoko gatoya ariko nibigenda bikora bikambisa n'amarangamutima ye n'umubiri wose ugasabwa n'uwo mwuka wera inyota zizashira. Turasengera abahungu bacu bakijijwe bananirwa kwihangana ngo bagere igihe bakora isezerano ugasanga baraje nabyita gute. Ibyo byose birahari mu itorero birahari mu ni ikibazo cy'uko umwuka wera atarafata kontroli ikizakwizeza ukamenya neza ko mugenzi wawe ahagaze neza nuko uzareka umwuka wera agahagarara muri we agahindura ibintu byose. Ntabwo ari igitsure nuko umwuka wera afata kontroli y'ubuzima.
we wakiriye umwuka wera ko wizeye Yesu ugomba gusenga ku mwuka wera control ubuzima bwawe. You need to pray that Holy Spirit can control your life. Nibyo byiciro bibiri tugiye gusenga. Those are two stages that we're going to pray. Kandi ndabasaba s'il vous plaît, I argue umuntu wese abumbura akanwa ke. Each and everyone open your mouth. N'abamwe mwafashe za mikoro. For those who have microphone, ndashaka ko musenga. I want you to pray. Tugiye gusengera abambere. We are going to pray for the first people who are not iyo soko itangira kuremeka muri bo kugira ngo izahinduke imigezi. So that source will join their life. Nimwumva kubise kuri mikoro murahagarara. If you hear that I have hold the mic and then we go to the next one before we mwizina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru. Uyu mwanya turasabira bariya bose batarakwizera, bariya bamaze kuzura inyota zose z'isi, ariko Mana ntabwo bafite ikicecekesha ayo manyota. Turasabira abagabo b'Abanyarwanda, turasabira abadamu b'Abanyarwanda, turasabira Abanyafurika, turasabira mu izina rya Yesu. Mana we, reka bumve ijwi ryawe, reka bumve ijwi ryawe, reka bumve ijwi ryawe, reka bumve ijwi ryawe ma, reka bumve ijwi ryawe Nyagasani, reka bumve ijwi ryawe Data. Nabo bitabe abagore b'Abasamariyakazi, abameze nka wa mugore w'Umusamariya ni benshi. Mana we, igisubizo kirahari, umuti urahari, ariko abantu bakomeje kurwara. Umuti urahari, abantu bakomeje kurwara. Uyu munsi bihishurire, reka bahure nawe, reka bahure n'imbaraga zawe, reka bahure n'imbaraga zo gukizwa, imbaraga z'agakiza zisange bariya abagabo, zisange bariya abagore, zisange bariya abahungu, zisange bariya abakobwa. Bahure nawe, bakumire, bakwizere, kugira ngo Mwami ubabature, bamwere kuri ziriya soko, bamwere kuri ziriya soko, bamwere kuri ziriya soko. Ayiya mwuka wera, kugira ngo inyota zose zikame. Tabara Abanyarwandakazi, tabara Abanyarwanda, tabara Abanyafurika, tabara isi yose mu izina rya Yesu. Yesu we, ntawe ushobora kuza iwawe atari wowe umuzanye. Bakoreho, bahindure, hindura ubuzima bw'abatarakizwa, abatarakumenya. Yesu, 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 tabara. Inyota zirabamaze. Mana we, barenganywa gute kuko nta muti urabageramo. Mwuka wera, bakombeke, wazane, ubareshe, baze, basange iriba, banywe inyota zishire. Kurya watabaye wa mugore w'Umusamariya, n'ubu ngubu uracyafite ubushobozi bwo gutabara. Yesu, aba ngaba bameze bafite ubuzima bwa wa mugore w'Umusamariyakazi. Turagushime, 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 asante. Ndagira ngo mu mwanya wari musenga wizere neza. Yesu watabaye wa mugore w'Umusamariyakazi wari wuzuye za nyota, afite ubushobozi bwo gutabara Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda, Abanyafurika, Abanyamerika, Abanyaburaya, isi yose, kuko mwuka wera arabishoboye. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye yuko bariya bose bameze nka wa mugore w'Umusamariyakazi ukoze umurimo ukomeye wo kubagenderera no gukora ibikomeye kugira ngo umuti uvura y'amazi amara inyota agera mu buzima bwabo. Haleluya! Y'amazi amara inyota ariwo mwuka wera sabe, kuko bumvise ijwi ryawe bakakwizera. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye. Reka dusengere kategori ya kabiri. Tugiye gusengera abantu bakijijwe ariko ubuzima bwabo mwuka wera aracyameze nk'isoko ntoya, ariko ntabwo arafata control. Hari abantu bakigendera mu nyota zimwe na zimwe zikibagenga, ariko tugiye gusaba umwuka wera asaba ubuzima bwabo rwose, kugira ngo baba abantu banywereye
kwiriba rya Holy Spirit kugira ngo imigezi itembe ziriya nyota z'isi zikame. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turasengera abasore b'abahungu, abasore b'abakobwa, turasengera couple z'abakijijwe, abantu batarahagarara neza, ziriya nyota zose ngo zikame. Ingo nyinshi zisenyuwe n'iziriya nyota, ingo nyinshi zisenyuwe n'ubusambanyi, ingo nyinshi zasenyuwe n'ubusambanyi. Mu izina rya Yesu, Mwuka Wera, kamya ziriya nyota mu bana bawe bakwizeye, kamya ziriya nyota, kutanyurwa n'umururumba wose uri mu bantu. Ubuhamya buke abantu benshi bafite barabuterwa nuko hari inyota zikiri nzima muri bo z'iyi si, ariko Mwuka Wera cecekesha, kamya ongera yarababa kingere yarabosheya ongera yarabasheke. Urakoze ongera baba urakoze nagira ngo munkurikire, tugiye gusoza. Nagira ngo munkurikire ndagenda mbaye buri Holy Spirit anyobora. Uyu mwanya tugiye gusengera ikintu cya gatatu. Twasengeye batarakizwa kugira ngo basingire iriya soko mu buzima bwawe. Twasengeye abakijijwe batarakontorore, Mwuka Wera atarafata kontrole y'ubuzima, uko ingo nyinshi zisenyuwe n'ubusambanyi kubera izo nyota ntizirakama mu bantu benshi. Ariko tugiye gusengera izo zose twazisengeye, hari inyota tugiye gusengera imwe tuyirandure mu izina rya Yesu. Torero ry'Imana murahari? Murahari mwese? Ntabwo tugiye turasenga muri ubu buryo. Tugiye gusenya systeme yose y'ubutinganyi, of homosexuality. Buriya hari spirit y'ubutinganyi, there is a spirit of ariko iyo homosexuality spirit yubatse system. that's built that system. Tugiye kurandura guhera mu mizi. We are going to destroy, Uwo starting from mwuka the mubi roots, turandurane na system yubakitse muri iyi si. and destroy that roots that has been built Ikibishigikiye in this cyose earth. mu bushobozi Whatever that Imana system that yaduhaye, is supporting them, tugiye kurandura iyo system. we are going to destroy that system. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, mu bushobozi waduhaye k'abagaragu bawe, uriya mwuka wahanze isi, wa wundi wari warateye muri Sodoma na Gomora, turawuranduye mu izina rya Yesu, turawuranduye mu izina rya Yesu, turawuranduye mu izina rya Yesu. Uyu munsi aya masaha tuwuranduranije na systeme yubatse. Satani yubatse iyo systeme, Satani yubatse iyo systeme, turayiranduye mu izina rya Yesu. Turanduye uwo mwuka mu Rwanda, turanduye uwo mwuka mu Rwanda, turanduye uwo mwuka muri Afurika, turanduye uwo mwuka muri Amerika, turanduye uwo mwuka mu Buraya, turanduye uwo mwuka muri Aziya, turanduye uwo mwuka muri Australia. Mu izina rya Yesu turakuvumye, 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 turakuranduye mu bushobozi Imana yaduhaye. Icyo tuzakinga mu isi no mu ijuru kizaba gikinze, nicyo tuzakingurira kizaba gikinze. Turakuranduye wa mwuka mubi wonona abantu, wononye imiryango, wononye urubyiruko, wononye abagabo n'abagore. Mu izina rya Yesu wa mwuka mubi turagusenga, turagusenga, turagusenga. Twatuye intsinzi ya Yesu, 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 twatuye
insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu. Urakoze, 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 urakoze. Turaranduye, 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 turakuranduye mu izina rya Yesu. Wamuka mubi, turakuranduye mu izina rya Yesu. Abari barafashwe nawo nibabe bazima mu izina rya Yesu. Abari barafashwe nawo nibabe bazima, na systeme yose y'abashigikiye nibabe bazima, nibabe bazima mu izina rya Yesu. Nibabe bazima, nibabe bazima, nibabe bazima, bahumuke babone, bahumuke babone, amatwi yabo yumve, ubwenge bwabo bumurikirwe, bamenye ko batashigikira ibibi, bamenye ko batashigikira ibibi, bamenye ko batashigikira ibibi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukawera murika, 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 murika abafashwe n'iriya myuka, turababohora, turababohora, turababohora mu izina rya Yesu. Ubwenge bwabo nibumurikirwe mu izina rya Yesu. Ubwenge bwabo nibuhembuke, bube buzima mu izina rya Yesu. Twatuye insinzi ya, twatuye insinzi ya, twatuye insinzi ya. Ayi datawe, ayi urakoze. Ikirere cyose turagihumanuye mu izina rya Yesu, turagihumanuye mu izina rya Yesu, turagihumanuye mu izina rya Yesu. Abana bacu, urubyaro rwano, generation iriho, twitwikirije amaraso ya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu. Urubyiruko, urubyiruko, generation ya none, twitwikirije amaraso ya Yesu, twitwikirije amaraso ya Yesu. Irarinzwe, 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 irarinzwe. Uri Imana izibohora, uri Imana izibatura. Generation ya none uyibature mu izina rya Yesu. Abamaze kwandukirwa no gufatwa n'iyo myuka turababohoye mu izina rya Yesu. N'abantu batwikirijwe n'izo mbaraga turazitwikuruye mu izina rya Yesu, kugira ngo bagarure ubwenge, bamenye za valeur ziriho. Turabatwikuruye mu izina rya Yesu. Abari bashigikiye ibidashigikirwa turatwikuriye izo mbaraga, tuzikuyeho, turatwikirije amaraso ya Yesu, turatwikirije amaraso ya Yesu. Twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu, twatuye insinzi ya Yesu. Reka tuzamura amaboko twese, tuzamura amaboko dushimira Imana. Zamura amaboko yawe, bumbura akanwa kawe, utangire gushimira Imana. Shimira Imana ko umwami Yesu ari ku ngoma. Insinzi ya Yesu, turashima, turashima insinzi ya, turashima insinzi ya, turashima insinzi yawe, 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 turashima insinzi yawe. Turashima ko abana bacu amaraso ya Yesu abatwikiriye, kibi na kimwe cyabageraho. Uruzaro rwacu, generation iriho y'ubu, itwikirirwa amaraso ya Yesu. Turashima
Kuriduye turashima ku misozi uriduye turashima ku ngoyi zose uciye turashima ku miryango yari yarakingutse ukinze turashimye ku nsinzi ya Yesu igaragaye mu miryango no muri isi ya none turashima insinzi ya turashima urakoze 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 Yesu urakoze urakoze Imana yacu tuyamashi menshi cyane tuyishimire haleluya murabyizeye ko ibyo twasengeye Imana izayumva gusenga murizeye ko Imana izibatura murizeye ko Imana izimurika abantu bari mu mwijima bakabona umucyo haleluya haleluya murizeye ko amaraso ya Yesu atwikiriye urubyaro rwacu rwose abahungu n'abakobwa murabyizeye haleluya nima mubyizeye duha Imana amashi menshi cyane amashi menshi cyane abaririmbyi baririmba ndashaka kuhobera mugenzi wawe mubwire ngo umwami wacu ari ku ngoma mubwire ngo umwami wacu yaratsinze ari ku ngoma azatabara azanesha azahindura ibintu ingoyi zose zaducika amahoro ya Kristo ajyane nawe umugisha w'Imana ujyane nawe aragira icyo vuga ziramubera zitengwe nusange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba aragira icyo vuga ziramubera zitengwe nusange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba aragira icyo vuga ziramubera zitengwe nusange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba aragira icyo vuga ziramubera zitengwe nusange mutima nkunda cyane ndakubabariye